tugiye kuganira ku gihingwa bita uburo, tuganire ku gihingwa bita urugano, tuganire ku gihingwa bita ibigori. Ibi ngibi ni ibihingwa by'ibiribwa ariko bikaba bishobora kuvamo ibisukika nk'urugano, uburo. Banza kukwibutsa utiriwe wakora subscribe kuri channel Niyosenga Israel, wibutsa gukora subscribe kugira ngo igihe na uploading ikintu kijye gihita kikugeraho. Uburo ni igihingwa kitari gipfa kuboneka, cyiza cyane, umuntu wakinyweye ashobora kwivura indwara mu mubiri, amagufwa yiwe arakomera. Kandi igihingwa bita urugano n'uburo, igihe wanyweye icyo bita igikoma cyabyo cy'ibyo bintu bibiri, ushobora koroshya n'igihe bakuroze. Uburozi buri mu magufwa bukoroha cyane igihe waba unyweye umuti, ako kanya ubwo burozi buba bwaroroshye mu magufwa, umuti uragenda ugahita usesangura ubwo burozi bwose bugahita buva mu magufwa bwihuse cyane. Nibwo unyweye umuti inshuro 2-3 ugasanga urakize, wari ugiye gupfa. Njya gushishikariza wowe ubasha kubona ibyo bihingwa, ugafata ibigori, urugano, uburo, ugashyira mu gikoma ukavanga. Byanarimba wabona icyo bita isoya abantu babona tuzirya muri nuza zikaranze, wenda tukazishyira mu biryo, ariko isoya ntibamenye yuko nayo ari nziza cyane. Iyo wayifashe nayo ukayishesha muri nuza, ukayifeshanya n'ibyo bintu bitatu nari nkubwiye, isoya iragenda igahita ifata n'ivitamini muri nuza mu mubiri wawe. Isoya mbisi ni isoya nziza kuyinywamo igikoma wayivanze n'ibigori. Isoya, uburo, urugano, ibigori, ibyo bintu ushobora kubirya indwara, ugahangura indwara zimwe na zimwe kuri wowe. Izo ndwara ati ni izihe? Umuvuduko, igifu. Aho ngaho uragenda ibyo bintu bikakugabanyiriza kuba wajya ku miti cyane. Hariho n'abantu baba batinya imiti yo kwa muganga, ariko njyewe nshinzwe kubagezwaho ibyabavura mu miti mu buryo bwa kinyarwanda. Njyewe mwarimu kumwe yari Niyosenga Israel, wibutsa gukora subscribe igihe utari wakora subscribe kugira ngo igihe na uploading ikintu kijye gihita kikugeraho. Ibi bintu nubikora uzagira ubuzima bwiza, hari indwara uzabasha guhangura mu buzima bwawe. Sawa, naho ubutaha.